Sinagenda ntakubwiye ko wambaye neza nongeye kubisubiramo. Nambaye neza murakoze. Hanyuma inkweto igura ngahe? Iyi nkweto ni 40,000. Ukanze se na twajyanisha n'amaherena. Byose bihagaze 150. Nibyo. Era umusilimu. Kuba umusilimu ndi umusilimu ariko si cyane ndagerageza. Nta muhanzi dukundana nta n'umukunzi ngira. Ngewe ubu ngubu ndi busy ndi kubaka kariyeri yanjye. Nta muntu nkundana nawe. Hanyuma hari muri umuntu wawe ufite? Oya. Ese umubyeyi wawe mwaga yakuganije kuri ibyo bintu by'imibonano mpuzabitsina? Wabigera byigiye ku isi. Ubyigiye ku isi gutamira? Nabyiye kubyigira ku isi no kuvuga ubyigira. Yes, iyi ni ZOOM TV nk'ibisanzwe dutangira tubifuriza amahoro y'Imana ndetse tubibutsa gukanda kuri subscribe no kuri notification kugira mujye mubona amakuru yacu uko tuyabagezaho umunsi ku munsi isaha ku isaha n'umunota ku wundi. Nkuko mubibona imbere ya kamera ya ZOOM TV turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane. No umukobwa ntabwo ari ubwa mbere tumutumiye kuri kamera zacu, no umukobwa w'inshuti zacu. Reka tumuhe ikaze ndetse atangire anibwira abadukurikiye by'umwihariko abataramubona mu biganiro byacu. Nitwa AGAHOZO Amiela. Amiela, amakuru? Ni meza. Twongeye kwishimira kukwakira kuri ZOOM TV. Murakoze cyane. Uriyumva ute muri iyi minota? Ndumva meze neza. Iyo umeze neza natwe tuba tumeze neza mugane wa muntu. Amiela, bimeze bite se? Ibintu ni sawa. Duherukanye kera ariko ndabona fresher ni zose, myambarire ni bien. Wambarira he? Ngewe ninge wiyambika. Iyo nkunze ikintu ndakigura nkacyambara. No umunyamakuru nkora kuri Flash TV na Flash FM. Amiela, umaze igihe kingana iki mu itangazamakuru? Maze imyaka kuva 2018 9 imyaka 2 n'igice. Yes, umaze imyaka 2 n'igice mu itangazamakuru. Hanyuma tutaragera mu itangazamakuru, mbere yuko uba umunyamakuru cyangwa ukora itangazamakuru, Amiela watangiriye kuki cyangwa wakoraga iki? Mbere yuko mba umunyamakuru nakoze akazi gatandukanye, nakoze muri hotel, nagiye muri cinema. Wakoze muri hoteli, ujyana muri cinema, byose wabikoze mbese cyane. Reka mpere kuri hoteli wayikozemo, wayimazemo igihe kingana iki? Nayimazemo igihe kingana n'amezi 6. Hanyuma uvuyemo ujya muri cinema? Yego. Hanyuma dutangire ku rugendo rwawe rw'itangazamakuru, watangiriye hehe? Watangiye mwaka wa ryari kugira ngo abatubona bamenye Amiela yatangiye kuba umunyamakuru ryari? Natangiye umunyamakuru mu mwaka wa 2017. Icyo gihe nakoraga kuri Family TV. Hanyuma wayimazeho igihe kingana iki? Wakoraga ibiganiro ki kuri Family TV? Ibiganiro nakoraga ibiganiro by'imyidagaduro, nkakora ibiganiro bimwe na bimwe wenda byanariza amakuru atandukanye agenda avugwa, ndetse nkasoma n'amakuru nkana reporting. Hanyuma hajya ngo kuri Family TV hamaze igihe kingana iki? Namaze umwaka. Amiela, ubwashize ugikora kuri ya televiziyo watubwiye wakoraga mu bintu bya showbiz, rimwe na rimwe hari amakuru yajyaga avuga ko hari abantu b'abahanzi mukundana. Ese bimeze bite? Hari umuhanzi ubu ngubu muri mu rukundo? Bimeze bite? Mwaratandukanye wavugwaga, ubu bihagaze bite? Nta muhanzi dukundana nta n'umukunzi ngira. Ngewe ubu ngubu ndi busy ndi kubaka kariyeri yanjye. Nta muntu nkundana nawe. Nta muntu mukundana? Yego. Rero urabeshya? Oya, ntago mbeshya. Mu minsi yashize niba hari yandikire ZOOM yandika andi basiga comment avuga ati ndahari yanyihakanye. Nyamara mu minsi yashize hari inkuru neze gusoma ku kinyamakuru kimwe ntavuze, yavugaga ko uri mu myiteguro y'ubukwe. Abantu ro kuntu bameze iyo babonye uri busy cyangwa se amaze iminsi batakubona
bahita bahimba mu bukwe bishyizemo ko ikintu bita ubukwe ari ikintu gishobora kukugira busy bishyiramo ko ubukwe ari cyo kintu ushobora kujyamo ugategura ukaba busy burundu ukabura ariko ntago ari kuba bimeze ntago abantu bose bahuze cyangwa se babuze baba bari mu bukwe ahubwo ari indi mishinga umuntu aba ari gutegura wenda bazagenda bamenya imbere ariko ntago aba ari ubukwe. Hanyuma ni urumva ni target wihaye uri busy hari ibyo urimo hari projet zawe urateganya ko uzinjira mu by'urukundo ryari ku buryo n'abadukurikiye cyangwa n'abakorera kuri televiziyo uri gusoma amakuru bakumva umusore runaka kumva aragukunze ni ryari uzabacira kakagoze ku buryo buri wese ufite iyo proposal yayikugezaho? Nimbono nishimiye ibyo bizaba. Mbese nuko ntago uramubona ntago ari impamvu za projet ntago uramubona? Cyose nabimarazana. Oya ni urumva uratubeshya watubwira ko ari projet none ngo nemba none nishimiye ni ikibazo cy'uko utarabona wishimiye. Nimba no umutima ukunze hari uburyo ushobora kubona abantu igihumbi ariko umutima wawe ntugire ukunda ariko ubu ngubu ndacyubaka kariyeri. Mbese uri kubaka kariyeri ariko neje ubonye umutima wakunda tayari rwahita rwambikana. Ibyo muzabimenyeshwa uzabimenya uzaze ngo bimeze gute nge nzakubwira. Yego Amiela ubundi iyo wishimye ukumva urishimye umutima urabohotse Amiela ninde wa mbere umenya ko wishimye cyangwa amarangamutima yawe agaragazwa n'iki? Ni Nyagasani buriya nge buri Imana niwe nita umubyeyi niyo mvuga ati ndababaye ngomba kubibwira Imana nishyizemo ko Imana ari ikemura ibibazo byose ushaka kubabera ko bibwira umuntu ntibikemuke ariko Imana cyangwa se n'ijambo ry'Imana rishobora kuguhumuriza ukavuga ati ahangaha byibuze kubera nsomye iri jambo hari aho rizangeza cyangwa se biramfashije. Nyuma usengera muri edini? Ngenda mu Katolike. Uherutse gusenga ryari Amiela? Mbizi neza ko uyu munsi utasenze uherutse gusenga ryari? Ntago mbizi maybe ni 2 years ago ariko ukuntu uvugisha ukuri 2 years ago ariko ukaba uri kuvuga ngo negera Imana nkunda Imana ubu ntago waba uri kutubeshya? Oya gukunda Imana ntago bivuze guhora mu kiliziya hari ijambo nasomye ngo abavuga mana siko bazinjira mu ngoma y'ijuru. Imana hano hose muragendana n'ubu ngubu dushobora kuba twicanye hano ariko ndimo nsenga utabizi ndimo nsenga kandi amasengesho yanjye yagezeyo. Hanyuma twari turi ku cyo iyo wishimye hanyuma iyo ubabaye cyane ni iki kibigaragaza ni iyihe geste ukora mbere na mbere iyo ari ikintu kikubabaje ni iyihe geste ukora? Iyo nababaye ntago mvuga ni icyo ngicyo. Amiela hanyuma mu buzima busanzwe tugiye mu byo kurya numva twinjiye nyine mu buzima bwawe ntago twinjira mu buzima ariko twinjiye mu buzima busanzwe iyo wumva ushaka kurya nyine ukarya neza urya iki? Yawurute ariko nziri ko ibarirwa mu binyobwa. Ibijumba. Amiela ukunda ibijumba? Abanyacyaro bajya bavuga ngo twaje Kigali duhunze ibijumba none twe tutavukiye mu cyaro twaje tubisanga ndabikunda nkunda ibijumba. Ibiribwa ukunda ibijumba ibinyobwa ni yawurute. Hanyuma se Amiela iyo ashaka gusohoka asohokera he cyangwa asohokana n'abantu ki? Nsohokana n'inshuti zanjye ahantu nsohokeraho sinakubwira ngo nsohokera aha hari naho njya mba ntazi ukuntu hitwa nta cyapa kiriho cyangwa se hanyuma ubana n'ababyeyi Amiela ubana n'ababyeyi wabivuzeho iyo usohotse ukaba warenza hari amasaha burya ababyeyi badakunda wenda ukaba wagize saa 6 z'ijoro cyangwa ugakesha ababyeyi bakwakira gute cyangwa babifata gute? Nge sindageza saa 6 wenda isaha umva nge sindageza saa 6 isaha wenda ngeze hanyuma nshobora kugeza saa 2 cyangwa saa 3 ariko sindageza amasaha akuze cyane yandi wenda nk'umuntu ashobora kuvuga atarambangamiye. Hanyuma Amiela umwana w'umukobwa cyane uri mu kigero cyawe muri Kigali hari
abavuga bati ku myaka yanjye 20 wenda ntiwayitubwiye ariko uri muri 20 kuzamura ntago nabana n'ababyeyi ariko wowe watubwiye ko ubana n'ababyeyi uva mu kazi kawe ugataha mu rugo icyo kintu wowe cyo kuvuga ngo mbana n'ababyeyi cyane cyane ibyo gusohoka ntago bituma mugongana cyangwa se wowe ntago mva bikubangamira oya njye ntago bimbangamira kubera ko gusohoka arabibwira ko gusohoka wenda ari kugeza mu gitondo hari biterwa wenda n'amategeko kugenderaho cyangwa se n'imirongo ngenderwaho wihaye ariko njye numva nta na kimwe kimbangamira hagati aho hanyuma bise bituma kwibaza Amiela umunsi wawe nyirizina umeze ute umunsi wawe kuva mu gitondo kujya nimugoroba ubupanze ute njye kuva mu gitondo mba ndi mu kazi kugera nimugoroba se ubyukira mu kazi oya watubwira mbyuka gutya iyo mbyutse njya mu kazi nyine kubera ko akazi niko nk'umwanya munini kurusha ibindi hataha nimugoroba cyangwa se nijoro biterwa n'akazi mfite akazi ntabwo kagira igihe karangirira ushaka gukora akazi n'amasaha 10 akarenga ariko ubwo ndavuga igihe ibyo nshaka biba byarangiye ni nka nijoro mu buzima busanzwe n'iki wumva kigutwarira umwanya kigutwara amasaha menshi cyakugize bisi ni basket ni ukuvuga urayikina ukunda kuyireba basket byo narayikinaga hanyuma ubu igutwara umwanya gute nshaka kuyireba nubwo itakintwara umwanya cyane ariko akenshi wenda mba ndi kuri amakuru cyangwa se numva amakuru runaka kugira ngo nyine mbashe kuba update mu mutwe hanyuma ku bijyanye na social media iki gihe abakobwa usibye n'abakobwa urubyiruko ruri gukunda social media cyane ku buryo ngo hari n'abazibyaza umusaruro akaba yaspending ijoro ryose yibereye kuri social media icyo kintu wowe ntabwo kikubaho yanjye ntabwo bimbaho ndakoresha social media ariko ntabwo byantwara umwanya munini nshaka kuyikoresha nk'iminota 30 ku munsi cyangwa se mbonye umwanya w'iminota 10 se wumva utazibyaza umusaruro nk'abandi mba numva ntazibyaza umusaruro kuko ibyo mba ndimo ari byo bibyara umusaruro nicyo kintu gisa gituma nibaza ku bijyanye na Slay Queen iryo jambo rarize ego hanyuma Slay Queen hari abavuga cyane nyine Slay Queen ubundi bakoresha social media cyane ngo bazicururizaho bazikuraho amafaranga ariko bamwe babifata nk'uburaya mbese ni ibintu bitavugwaho rumwe wowe icyo kintu cya Slay Queen ugifata ute cyangwa ugitekerezaho iki numva ari umuntu uzi kwibrandinga cyangwa se kwiyamamaza mu yandi magambo no kwikorera imurikagurisha ariko kwikorera imurikagurisha ntaho bihuriye no kwicuruza ushobora gushyira amafoto cyane ko ari nayo purpose nkuru ya social media ukaba washyiraho amafoto nyine kubera ko bigushimishije cyangwa se kubera ko ufite umwanya wo kwifotora ariko bitavuze ko wenda uri kwigurisha wenda abantu babifata mu yandi magambo kubera ko umuntu ashobora kugukurikirana akakureba akabona ushyire ifoto buri saha ariko nuko ubumva bigushimishije ushaka kugaragaza ubuzima bwawe ubamo buri munsi niko numva ngiye Slay Queen ese bavuga ko Slay Queen ari uburaya ntago mu byumva kimwe oya ntago tubyumva kimwe kuko iyo ni imyumvire iciriritse niko mbyumva hanyuma Amiela hari ikibazo nkunda kugarukaho iyo turi kuganira n'abakobwa cyangwa umuntu w'igitsina gore cyane umuntu gikiri mu myaka y'urubyiruko urabona iki gihe hari ikibazo gikomeye kibangamiye societe nyarwanda by'umwihariko ariko no ku isi yose kirahari cy'abana b'abangavu baterwa inda zitateguwe iki kibazo nk'icyo mu mboni za wowe ubona giterwa n'iki mbese n'iki wakivugaho nk'umwana w'umukobwa ushobora gutanga umusanzu wawe mu kurwanya icyo kintu ukuntu ngiye mbyumva numva ahubwo abo bantu babikora abo ngabo bahohotera abana bagakwiye kujya bafatwa bagakatirwa ibihano bikomeye kuko igihe uzakatira umuntu igihano cyoroshye azahora yumva ko ibyo akora ntacyo bitwaye ahore yumva ko ibyo akora ari byiza kandi binamunogeye numva rero hajyaho icyo kintu cyo kuvuga ko umuntu ubikoze ufatiwe wenda muri icyo cyaha yahanishwa igihano gikomeye Amiela icyo gihano n'ubundi gisanzwe kiriho ntekeza ko mu mategeko y'u Rwanda ufashwe hamwe n'icyo cyaha afungwa akatirwa igihano cya burundu ariko hari nk'inama ejo nari ndimo abantu bari kugaruka bagarutse kuri iyo ngingo bamwe bakavuga uburyo ki ikibazo kitari uko ibihano bidakazwe ngo ibihano birahari ndetse n'igihe bikarijwe ahubwo icyaha cyagomeje kwiyongera ibyaha byakomeje kwiyongera umubare w'abana bafatwa ku ngufu cyangwa bahohoterwa bagaterwa
bakiri bato. Bamwe bakavuga bati ikibazo giherereye ku kuba abana batigishwa ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, ku bijyanye n'uburyo bikorwa, ndetse n'abantu bakuru ngo bakwiye kwigishwa. Ese wowe icyo kintu ubona koko ari byo imyigishirize y'ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina mu muryango iracyari hasi, cyangwa barabyigishwa ahubwo ni ibindi bibyihishe inyuma? Numva wenda imyigishirize ikiri hasi kubera wa mwanya abana bikigiye, abantu bikigiye cyane cyane nk'uko babivuze, abenshi bawugiye ku mbuga nkoranyambaga. Ariko numva hagakwiye kuba ubukangurambaga, buri mubyeyi cyangwa se buri muntu wese ufite umwana akumva ko ari inshingano ze. N'ufite umwana rero wenda ataramujya kumva ko ari inshingano ze, akamwigisha, cyangwa se no mu mashuri hakabaho ikintu cyo kwigisha abana bakiri bato, kuko akenshi abana bigira mu ishuri. Abana kugira ngo bamenye ikintu, hari uburezi bw'ibanze bahabwa, hari n'ubundi burezi bushobora kugufasha mu buzima bwo hanze. Hanyuma hari murumuna wawe ufite? Oya. Wese umubyeyi wawe mwaga yakuganije kuri ibyo bintu by'imibonano mpuzabitsina? Wapi byigiye ku isi. Ubyigiye ku isi gutamira? Kubyigira ku isi ni ukuvuga ubyigira nyine mu bantu batandukanye, cyangwa se ukumva ibyo abandi bavuga, cyangwa se ugakurikira ibiganiro kuri radiyo cyangwa televiziyo. Hanyuma ubona nta ngaruka byaba byarakugeza kuba utarabyigiye mu muryango ukiri umwana muto? Nta ngaruka byangize. Nta muntu wageze agushuka? Reka ntabwo nshuka byakugora. Hanyuma Amiela, tugenda tugana ku musozo, urumva wadusangije ku rugendo rwawe rw'itangazamakuru, tugenda tuvuga no mu buzima busanzwe kubayeho. Ni iyihe nama wajyana cyangwa isomo ry'ubuzima wakuye mu buzima wabayemo kugeza kuri iyi myaka yawe ufite, ku buryo warisangiza abandi rikabagirira umumaro? Isomo ry'ubuzima ni ukutizera abantu, nkakora ibintu byanjye ku giti cyanjye. Hari inama ugirwa ukazifata wenda 80% rijya bari byo, 20% nawe ugashyiramo judgment zawe. Ariko nanone si byiza ko kugendera ku bantu cyane ngo ubonekana kakoze ikintu nanjye ngikore, cyangwa se umuntu akubwira ikintu ati kora iki ngiki, ari byo umuntu akubuza gukora ikintu ari inyungu ze bwite. Ahubwo yakora ikintu wumva ko kigushimishije, ukora ikintu wumva ko utazigera wicuza, ukora ikintu wumva ko umutima wawe utakurya, wumva ko utekanye. Amiela, nari mvuze ngo nakabazo kanyuma, ariko nk'urubyiruko, nk'umwana nawe nk'umuntu ukiri mu rubyiruko, mu mubare w'urubyiruko, ni izihe ngeso cyangwa iyihe mico, imyitwarire ubona mu rubyiruko ukumva birakubabaje, bigukoza ahantu ku buryo wumva kuba urubyiruko abo bantu bari kugusebya? Ikintu cya mbere ni babandi bakunda ibyo buntu, gukunda amafaranga y'ubuntu. Kwa kundi umuntu ashobora kubwira ati wenda ntunakore, cyangwa se ntugire ikindi utekereza, ngiye nzaguha amafaranga, nzajya nkuha amafaranga. Biriya bintu ntabwo ari byiza. Biriya bintu ni ibintu bikwica mu mutwe, bigatuma nta n'ikindi utekereza, nta bindi bitekerezo ugira, kuko burya amafaranga utakoreye cyangwa se ibyo utakoze ku giti cyawe nta gaciro biha, nta n'ubwo wumva n'akamaro kabyo. Ibyo ubonye bipfusha ubusa. Ikindi kandi ibyo ngibyo bikwica mu mutwe ku buryo udashobora gutekereza ati byibuze mu myaka 2 nzaba ndihe, cyangwa se mu myaka 5. Amiela, urakoze cyane, ariko sinagenda ntakubwiye ko wambaye neza, nongeye kubisubiramo. Nambaye neza, murakoze. Hanyuma iyi nkweto igura ngahe? Iyi nkweto ndakabanza nambara. Iyi nkweto ni 40,000. Agakanzu se twajyanisha n'amaherena byose bihagaze 150. Nibyo? Amiela, umusilimu? Kuba umusilimu? Ndi umusilimu ariko si cyane. Ndagerageza. Ikibanje kuvanga kuba umusilimu? Ndi umusilimu ariko ndacyagerageza ubusilimu, kuko urabona iyo ukoze ibintu ku giti cyawe ntabwo ubona ko ari byiza 100%. Ubona ko ukiri hasi, ariko n'agafaranga kari kuza gake gake. Amiela, urakoze cyane, kandi zongera uze kudukorera ikiganiro tubwira n'umukunzi wawe naho ubukwe n'imyiteguro y'ubukwe ahigeze, dore abantu benshi baba bari kubitubaza. Hasi ubwo bukwe mubwura he? Umuntu akora ubukwe kubera ko afite fiance. Iyo udafite fiance nka byende byaje muri iki gihe ngo umuntu yateye ivi byagenze gute, aho ngaho ntabwo wavuga ngo ufite ubukwe ngo ugeze gute, ngo aho ngaho hariya niho bamenyera ko ngo umuntu afite ubukwe cyangwa byagenze gute. Mu gihe rero ibyo byose bitaraba, urugendo ruracyari rurerure, bagomba gutegereza. ZOOM TV bazabimenya, bakore subscribe gusa.
mbese ubundi gutera ivi bivuze ku kintu cyo gutera ivi ejo bundi mperutse kubona inkuru ngo leta y'u Rwanda ngo yamaganye ngo ibintu byo gutera ivi wowe ibintu byo gutera ivi urabikunda ku buryo kuba umusore yagukunda akaguterera ivi cyangwa ufata nk'ibintu bisanzwe ntacyo bitwaye kuri wowe ntacyo byishe nta n'icyo bikijije ngiye ku giti cyanjye mbona ari byiza mbona ntacyo bitwaye ni system zigenda ziza uko ibihe bigenda biza niko iterambere rigenda riza ubu ngubu nibyo bigezweho kandi kubikora numva ntacyo bitwaye hanyuma se umusore nagukunda ariko akaguporopoza atagutereye ivi uzabyakira ute nzabyakira kuko burya urukundo ruba mu mutima ntago ari publicité urukundo ni hagati y'abantu babiri ntago ari itangazo ngo turabamenyesha ko ariko ntago uzanyurwa nyine actually ntago wanyurwa ariko ugerageza kunyurwamo gakeya kubera ko ugendana n'ibigezweho ubumva ushaka kugendana n'ibigezweho rero nimba ari ibyo bigezweho agomba kubikora bigezweho kandi bari kubica barundi kumva ngo ntago ari byiza no muco mubi ngiye ku giti cyanjye numva atari umuco mubi numva ntacyo bitwaye ni ibintu bituma ibirori biryoha cyangwa se biba byiza Amiela ibibazo byagiye biba byinshi ko twagiye tuganira ariko utubazo turi kugenda tuba twinshi ese watubwiye ko hari kantu wakomojeho n'ubwo bwose wabaye nk'ukazibukira ariko bamaze kukavuga uti unyura umutima wanjye ntago araboneka Amiela umusore wanyura umutima wawe ukumva koko uyu niwe koko ubona utekereza ko ari umusore umeze gute ku buryo n'abadukurikiye bafatira iryo soko umusore ukunda Imana umusore ufite indangagaciro ziranga abanyarwanda byonyine izo ndangagaciro ntago nzizi neza kano kanya ariko nukubanza nzabanza nzisome no mu gitabo neza ubonye umusore ufite indangagaciro apfa kuba akunda Imana ari umuhereza hariya ariko nta kintu yifitiye wenda n'umukarisimatike babandi bahora mu nsengero bakora amasuku kubera ko akunda Imana nyine birahagije afite n'indangagaciro by'agafaranga wapi cyangwa kuba yariyubatse byo nta uba wumva utabishingiraho ntago wabishingiraho cyane kuko burya amafaranga babyita ni nk'amaraso uyu munsi ushobora kuba ufite amaraso make ejo ukazabona menshi bitewe n'uko abantu bagiye bayagura biratubeshya hanyuma ese itangazamakuru warigiyemo wararyize cyangwa ni kwa kurikunda waryinjiyemo mu buhe buryo nabyinjiyemo kubera kubikunda kubera ko bari banampaye no kubyiga ndavuga ati ibintu bamaye kwiga mbitangiye nubwo ntaratangira kwiga byamfasha hanyuma tukiri mu rugendo rwo gutangira kwinjira mu itangazamakuru niyihe mpamvu yatumye urijyamo utaranaryize ese hari umuntu wareberagaho waryisanzemo ute wowe ni abantu benshi nareberagaho cyane abanyamakuru batandukanye bakora ku mateleviziyo cyane cyane mpuzamahanga nkabareberaho nkumva nanjye nshobora kuzagira umusanzu ntanga mu itangazamakuru mu Rwanda ninde nyirizina niba atari banga ninde wigira ku birenge bye mu itangazamakuru hari umunyamakuru bita Ivona wo muri Citizen TV akora ni televiziyo muri Kenya ubona ko ibyo abakora bikunze kandi ukabona ko ibyo akora bimurimo hanyuma akora ibiganiro by'ubwoko cyo mu itangazamakuru akora ibiganiro bitandukanye arimo ngo bya breakfast agakora n'amakuru yes uraje ugere mu itangazamakuru winjiriye kuri Family TV tutaragera aho ugeze ubu ngubu ukigira mu itangazamakuru ni iki cyagutunguye ku buryo wicaraga nawe ukavuga ati burya se koko nuko itangazamakuru rimeze urebye nta gishya cyantunguye cyane ni kwa kundi ubutarasobanukirwa ibintu kubera utabikoramo ariko ndebye neza mbona nta kintu cyantunguye cyane ko ni ibintu nari nsanzwe mbona ni ibintu nari nsanzwe numva ni ibintu nagiyemo nkunze ku buryo kuri njye nta kintu na kimwe kigeze kintungura hanyuma Amiela nta gaki wakoze mu itangazamakuru gasekeje cyangwa ku buryo kari bizarre ku buryo bavuze ati iki kintu nyine hari ibintu byita ngo kurasa imbogo kwitapagura ni nk'agaki wakoze mu itangazamakuru cyane cyane muri iyo minsi ya mbere ugitangira ukiri kuri Family TV cyangwa mu minsi ya mbere ku buryo ikibutse nawe wicara ukiseka ikintu cya mbere nakoze nuko batubwiraga kureba muri kamera iyo wabaga uri gukora ikiganiro ariko ngiye nkirebera muri televiziyo biri hafi aho ngaho ukabona ndimo ndirebera muri televiziyo si ndebe muri kamera nkuko babimbwiye nkavuga ati ubwo ndeba muri televiziyo n'abandi babibonye hanyuma ubwo byari bimeze gute duhe scene nyine uko byari bimeze bite abo mwakorana mbese ako gasene k'iyo minota mikeya byagenze bite
ako gasene k'iminota mikeya namaze nk'iminota nka 30 ndeba kuri televiziyo nagiye kumva numvana muri kumbwira ati warebaga ku ruhande avuga se ku ruhande ni heko nzi ko ngiye nibonaga hari yameze neza ikibazo ni iki nyine nyuma baza kunsobanurira ariko urumva nyine iyo ngiye bari scandal iyo umuntu akikubona nubwo ndatahita byibwira itabona ko ugitangira Yes, Amiela, urugendo rwawe ni rurerure nyine mu itangazamakuru urumva umaze imyaka 2 irenga isaga ugize gutya uvuye hariya kuri Family TV uraje ugeze muri Flash TV and Flash FM ho bakwakiriye gute se nta byagutonze cyane ko wari uje mu bigo bitandukanye kiriya kigo nta nubwo ari nibanga cyari gitugereranyije n'ikigo urimo ubu cya Flash kuva mu kigo gito kajya mu kigo kisumbuyeho ho wiyakiriye gute se byakugendeye gute nabyo dusangize uburyo winjiye muri kiriya kigo n'uburyo bakwakiriye ndetse nawe n'uburyo wiyakiriye kunyakira bwo banyakiriye neza nta cyangoye cyane kubera ko abo dukorana n'abavandimwe n'abantu tumenyeranye n'abantu twahuraga kuri field zigiye zitandukanye ari nayo mpamvu byatumye niyadapta vuba nkabasha kubisangamo hanyuma iki cyakugoyeho mu cyane kari ikigo gikuru nyine nkuko nabivuze ni iki cyaba cyarakugoye muri Flash TV cyangwa Flash FM urebye nta kintu cyangoye cyane wenda ikintu cyangoye nuko ntarimenyereye kugenda cyane njya gushaka inkuru nibyo bintu byabanje kuntonda nkavuga ati ndajya kuri uriya musozi nge kubaza bari abantu wabyihora nkikomereza genda umuntu aba yibwira mu mutwe ariko iyo ushaka kugira icyo wubaka hari byinshi bikuvuna kandi ukabigeraho Amiela urumaze kutubwira umunyamakuru w'icyitegererezo wo hanze ariko mu Rwanda se nta muntu uvuga ati yarabikoze neza ku buryo nanjye nazagera ikirenge muke ntago navuga umwe ahubwo mbona benshi barakoze ibyo bagomba gukora ntago navuga umuntu umwe hari ucyitegereza ariko kubera benshi tuba turi kumwe benshi duhura mbona bakora ibyo bagomba gukora Yes, Amiela watubwiye ko urugendo ruracyarurerera mu itangazamakuru hari aho wavuye mu myaka 2 n'amezi umaze mu itangazamakuru hari aho umaze kugera kandi ngo hari naho wifuza kugera nkuko wabigarutseho ese muri iyo myaka umaze mu itangazamakuru ni ibiki by'ingenzi wumva wamaze kugeraho nubwo urugendo rukiri rurerure ariko hari ibyo wamaze kugeraho niba bihari wabidusangiza icyo numva namaze kugeraho nuko ibyo nashakaga biri kugenda biba ikindi nuko maze kumenyera umwuga bitandukanye nka mbere nkuko uvuze hashize imyaka 2 muri iyo myaka 2 mu mezi ya mbere numvaga ko aho ndi uyu munsi ntazaba mpari kubera ko abantu baguca intege kwa kundi nawe rimwe na rimwe utigirira icyizere ariko kuri ubu ndakeka ko hari ibyo maze kugeraho byinshi kandi bimfitiye n'akamaro watubwiraho nka 2 cyangwa 3 niba atari ibanga 3 mbaza nk'ibi cyambere tubwire nyine ibyo wagize ntago mbizi we tubwire nge nagize kuri iki ku buryo n'abadukurikiye cyangwa nabumva bifuza kwinjira mu mwuga wabaha iyo motivation icyo navuga ni igihembo nabonye ni igihembo nabonye cyerekeranye no gukora inkuru zicukumbuye zirwanya ruswa mu by'ukuri wenda ntago nakekaga ko byabaho ariko ni kwa kugerageza amahirwe kubera ko baravuze ngo mu kwezi kwa 6 abafite inkuru zerekeranye na ruswa zicukumbuye zifite ibimenyetso zize mu marushanwa bagenda bashyiraho n'ibiciro bagashyira amafaranga ati miliyoni 100,000 ngo kavuga ati nanjye nsinde ayo mafaranga ashobora kumfasha mu buzima ariko ngiye nago nakekaga ko natsinda kubera ko urabona kujya guhangana nkuko uvuze amazige gito nubwo maze imyaka 2 ariko muri iyo myaka nk'amezi 8 niyo wenda maze narinje mu bintu byo kuripotinga cyane cyangwa se gukora inkuru cyane kurenza ibindi byose numvaga ko ibyo ngibyo bitabaho kumva ni ibintu bingoye kuri njyewe nkavuga ati ariko ntacyo nta wimumwe mahari reka gerageza amahirwe niko kugerageza amahirwe mbona biciyemo hanyuma urugize gutya uratsinda baraguhemba baguhembye iki ko numva uri kubigira ubwira abariye ntago babahembye aya nagara kuvuga ngo baratureye ntago baduhembye baraduhembye baraduhembye burese amuhembaga icyo yatsindiye bitewe n'umwanya nk'umwanya nabaye wa 2 wari ugeneye nk'ibihumbi 800 aho ngabagwaga igikoresho giwanye n'ayo mafaranga nakuvuga ngo Amiela 800 ubu yibitseho ubundi babahembye ryari baduhembye tariki 20 z'ukwezi kwa 11 ni ku munsi wa 3
congratulations. Amiela, ugize gutya urahembwa inkuru zijyanye na ruswa n'ibijyanye na ruswa, ukora inkuru iba nziza, ariko ngiye kubihuza n'ikibazo cyakunze kuvugwa cyane mu itangazamakuru, cyane cyane ku bana b'abakobwa binjira mu mwuga ibijyanye na ruswa ishingiye ku gitsina, ngo bibaho cyane ngo mwakwa izo ruswa. Nkambihuza nuko ukoze inkuru ijyanye n'ibyo, nubwo atari mu itangazamakuru urabihembewe, noneho winjira mu mwuga icyo kintu ntabwo wigeze uhura nacyo, iyo challenge ku buryo hari aho wagiye ugakomanga bakakwaka iyo ruswa? Njye ntabwo byigeze bimbaho, nagiye mbyumva, ariko nk'uko twigishijwe cyangwa se uko tubwirwa, ukora ikintu gifite ibimenyetso, uvuga ibintu bifite ibimenyetso. Kuri njye ntabwo byambayeho, nagiye mbyumva, ni ibintu umuntu agikoreye iperereza, urugendo ruracyari rurerure tureba koko niba ibyo bintu bihari muri industry nk'uko abantu benshi bakunze kubivuga. Amiela, uramutse ugiye ahantu ugiye gukomanga ahandi, wenda wasanga urugendo rwawe rutazagarukira hano mu kigo cya Flash, ugiye gukomanga ahantu n'urugero uvuga ati determination yanjye nifuje kuzakora mu bitangazamakuru bikomeye kurenza n'icyo ndiho, wenda bishaka kuba ngombwa kuzajya ahantu ugiyeyo boss wabo akakwaka ruswa y'igitsina, wabigenza gute, wabyitwara muti? Nabyihorera ubwo aho nga ntabwo yaba ari amahirwe yanjye, kuko amahirwe ntabwo ashakishwa, amahirwe aragusanga, kandi amahirwe aza bitewe n'ibyo Imana yagupangiye mu buzima. Kuba nabonye igihembo nkavuga ati wenda mbaye first run up cameraman hari icyo muzananye kuri iyo gahunda? Yumvisha ibyo byanjye biramusetse. Umva wagiye. Dukomeze mureke. Wari kutubwira nyine ko byo uramutse ugiye mu kigo runaka, boss akakubwira ati Amiela, tugira uko twigenza mbere yuko nguha aka kazi, wabyitwara muti? Nicyo twari turiho. Icyo navugaga byaba ntago yaba ari amahirwe yanjye, kuko amahirwe aragusanga, amahirwe ntago yasanga, kuko ntawe umenya aho amahirwe yashobora kumusanga. Nibyo navugaga, nkuko nabaye first run up in anti-corruption journalism awards edition ya 2019, akaba ari nayo edition ya mbere. Ntago ari uko natanze ruswa, nuko nayirwanyije. Aho ngaho nanjye naba ngiye gushyigikira abayitanga kandi turimo turayirwanya. Aho ngaho ntago nabyemera. Icyo umuntu aba cyo aragiharanira, kandi amahirwe ntago ari ikintu ugenda gutoragure, amahirwe aragusanga. Ibi natari ibye ntaba ari ibyawe. Kuko nibyo kugira ngo bimbeho inkuru yanjye tsinde nuko babonye ko yujuje ibisabwa byose. Amiela, wavuze ko ugitangira wakunda gukora mu bintu watangire muri showbiz, ibintu by'imyidagaduro, ibintu bisa n'ibyoroshye, ariko aho ugeze mu kigo cya Flash FM na Flash TV wabonye baguhaye inshingano zikomeye cyane cyane nk'umwana w'umukobwa kujya kuri tele, ntago ari ibintu byoroshye mu itangazamakuru. Ni izihe challenge wahuriye nazo kuri tele, cyane ko wanabikomojeho ko kuri tele biragoye? Ni iki kigoye cyane wahuriye nacyo kuri tele ku buryo ageze akavuga ati buryo no mwugura komeye pe? Ni nko kujya ahantu kure, uri nk'ahantu mu ishyamba, imvura iguye aho ngaho, ihita kunyagira. Iyi mvura iguye wagiye ahantu runaka, wagiye ahantu mu ishyamba, uribaza se aho hantu ndagira gute, ugasanga birakuyobeye. Nibyo ngibyo byagiye bingora, rimwe na rimwe ukavuga ati wasubira inyuma nkigendera, ariko byose bisaba kwihangana, ukamenya icyo ushaka, ukamenya icyo ugiye gukora, ukavuga ati ikintu cya mbere mu mwuga w'itangazamakuru nuko icyo wihaye gukora ugomba kugisoza. Nimba biza turajya kure inkuru urajya kuyireba ahangaha, ni ngombwa ugereyo kandi uyisoza hakiri kare. Ntajya urajya kuri tele byibura ngo ube wararayo kubera ko urugendo rwabagoye cyane? Bibaho iyo ufite inkuru nanone igoye kandi ugomba kuzana, ariko ibyo ngibyo urabyemera ukabikora kugira ngo cya kintu bakubonyemo baba bigoye babona ko bishoboye, cya kintu bakubonyemo urushobereke ko bishoboye, urari yari kuvuga ati ejo nzaba ndahangaha. Hanyuma icyo kintu niba cyarakubayeho, ababyeyi babyakira gute se? Ntago bakubwira bijujutira umwuga wawe wenda, cyangwa babatekereza ko hari ibindi warayemo? Wapi, oya ntago ari byo, kuko uyu mwuga ni kumeze, uyu mwuga ni kuteye, ugomba gukora ibyo wakagombye gukora, ukavuga ati ndava ahangaha ngera ahangaha. Ibyo ngibyo nibyo bigufasha
kwa kuba icyo ushaka kuba ukabona ko mu buzima nta cyoroshye, ukabona ko mu buzima ni byinshi bikomeye, ukabona ko kugera kure bisaba urugendo bigasaba n'imbaraga. Hanyuma se wegeze wicarana n'ababyeyi ngo babwira ngo ibintu biragoye, hari igihe runaka nzajya kuri teresi ntahe bakabyumva cyangwa bahise babyakira ko umwuga ugoye bari bafiteho nosiyo? Bakiriye ko umwuga ugoye kandi nibyo koko nta cyoroshye na kimwe. Uno mwuga uragoye, ariko nanone kugora bigora ushatse ko bimugora. Iyo byoroheje biroroha kandi bikagufasha. Amiela, tukiri ku bijyanye na kariyeri yawe cyangwa umwuga w'itangazamakuru, ni iki wabwira abana b'abakobwa, cyane ndibanda ku bakobwa cyane ko burya umwuga w'itangazamakuru no kugera n'uyu munsi hari amanama nkunda kujyamo cyane ama conference ajyanye n'iby'itangazamakuru, bakagaruka cyane ku bibazo bigihari birimo nuko ku bijyanye na gender abakobwa baracyari bato, baracyari bake mu mwuga, igitsina gore kiracyari gike, aho usanga media house ikigo cy'itangazamakuru gifite umukobwa umwe mu bantu nka 20, kubera ariko byose bigaturuka mu kwitinya kw'abana b'abakobwa mu mwuga. Ni iki wababwira cyangwa ni iyihe nama wagira abana b'abakobwa bagitinya umwuga, ukababwira ko opportunity hari kandi bakamenya ko bagomba kubishobora? Nkuko nahoze mbikomozaho kare, iyo ushaka kubaho mu buzima bwiza ubanza kuvunika mbere. Hari inzira ugomba guharura kugira ngo ibyo byose uzabigereho. Nta mpamvu yo kumva ko ikintu utagishoboye. Ikintu ushaka kumva ko utagishoboye bitewe nuko wumva ko nta mpano yawe, ariko nanone ntabwo uvuga ngo ikintu ntugishoboye utagerageje. Wenda wagerageje ukabona birakunaniye, aho ngaho ubivamo ukavuga ntabwo mbishoboye. Ariko icyo navuga nyine ni ukugerageza, ukajya mu kintu, kubahiriza amabwiriza, ugakora ibyo ugomba gukora, ubundi byazagwira bikaguhira, nta umenya aho bwirageze. Mbese barumuna bawe na bashiki bacu bitinyuke, ni amahoro muri uyu mwuga wacu w'itangazamakuru? Ni amahoro rwose. Hanyuma tukiri aho ngaho, nk'akabazo ka nyuma nakubaza ku bijyanye n'umwuga wawe w'itangazamakuru, target wari wihaye cyangwa intego wari wihaye umaze kuzigeraho ku kihe kigero, Amiela? Ndebye mbona maje kuzigeraho nka 50%. Ndacyabura indi 50%, ariko iyo nayo nzayigeraho. Byose bisaba gukora cyane ndetse no kubaha ibyo nkora. Ibyo byose nzabigeraho. Tuzagana undi munsi nkubwira ko byose ari sawa. Wowe wabonaga Agahozo Amiela, Agahozo arya? Yes, Agahozo Amiela, ukumva uramutinye, yababwiye ko icyo we ashingiraho mu rukundo ni umusore ufite indangagaciro, ni umusore ukunda Imana, byo kuvuga ngo hari ibintu by'imitungo we ngo ntabwo abigenderaho cyane, pfa kuba ukunda Imana, ejo bundi ngo ufite na pe ejo bundi waza ukamwaka urukundo, hanyuma ibintu bikamera neza, ZOOM TV ikazaza kubatambukiriza ubukwe bwanyu online live. Murakoze cyane kudukurikira, ibitekerezo byinshi subscribe muzikandeho, hanyuma nakagaruka. Amiela, wakoze. Namwe mwakoze cyane. Icyo twabwira abantu ni ugukora subscribe, ibindi bibazo byose bazabimbaza bakoze subscribe. Ntakindi se watubaza nka timu ya ZOOM TV ngiye na cameraman? Ikindi cameraman wawe watubaza twebwe? We na cameraman? Icyo nababaza akazi kanyu, nababaza uburyo mukora akazi kanyu, nimba nta challenge mujya muhura nazo nkuko namwe mumbaje ko hari izo mujya muhura nazo. Mwe nta challenge mujya muhura nazo ngo ujye gukoresha interview nk'umuntu nkuko wambwiye ngo uraza kundeba nibigera izisambure? Izo challenge zo nk'itangazamakuru tuzihuriyeho, nkuko nawe ukora kuri televiziyo, tele ziragoranye. Hari igihe ujya kuri tele bukakwiriraho, cyangwa se imvura ikagwa ugatumira umuntu ukahagera ukamubura. Challenge zo ni nyinshi, ariko uko iminsi igenda yicuma niko abantu bagenda bumva itangazamakuru bakariha umwanya naryo kuko ribaha agaciro. Mwakoze cyane kudukurikira, nkuko twababwiye mukore subscribe, turabakunda cyane. Naye ndabakunda. Nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.